twinjire muri Rayon Sport ku murongo wa telefone ndabona hariho Gakwaya Olivier ni umunyamabanga w'iyi kipe ya Rayon Sport ariko kandi akaba n'umuvugizi w'iyi kipe ya Rayon Sport. Bwana Gakwaya Olivier, mwaramutse? Mwaramutse neza. Tubaye ikaze mu rubuga rw'imikino SG. Murakoze cyane rubuya. Igitumye tuguhamagara ni ikibazo kimwe gishobora kubyara ibindi ariko ubundi ni kimwe. Rayon Sport yaba yahanwe n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA, mwaba mwafatiwe ibihano na FIFA byo kumara imyaka 3 mudasinyisha abakinnyi. Murakoze kumpamagara, nagira ngo mfate uyu mwanya kugira ngo asobanurire abakunzi ba Rayon Sport n'abasportifu muri rusange ibyo rumbakize. Ni itangazo cyangwa se ni inyandiko yavuye muri FIFA nyuma y'aho teme yo ku system ifunguriye yo kugura abakinnyi igura n'igurisha, aho hari n'ikibazo cy'uko umukinnyi cyangwa se umunyamategeko w'umukinnyi witwa Fiyato yatangiye ikirego muri FIFA, ariko ni ikirego kimaze iminsi, aho twafashe umwanya kugira ngo tugikemure, kugira ngo byarangiranye n'ukwezi kwa gatatu n'ugatari ukwezi kwa kane, kuko ni ikibazo twamenye hakiri kare. Ubwo cyabayeho rero nta kindi, ni uko twegereye umukinnyi tukagaragaza ikibazo yari afite, ni ikibazo cy'amafaranga ya rukita atari yarabonye ubwo yazaga muri Rayon Sport. Turicara turakiganira, amafaranga twatwishyuye amafaranga yari yarasigariwemo, hanyuma icyakurikiyeho nuko twakoze inyandiko, izo nyandiko tuzishyira kuri email ya FIFA kubera ko icyo gihe systeme yitwa Ligue Poto yari ifunze. Iyo rero systeme ifunguye biba bibaye nk'aho biba ari bishyashya. Icyo twakoze rero nuko twongeye kubifata tubishyira muri systeme ariko ari kimara gufungura, nibwo twabishyize kuri email ya FIFA. Noneho icyakurikiyeho nuko nabo bahise banasubiza basaba n'umukinnyi kugira ngo abe yabikonfirima mu gihe kitarenze iminsi 5. Ari nayo mpamvu nyine umukinnyi turi kumwe muri Rayon Sport ari muri kamp ari kumwe n'abakinnyi bagenzi be akora imyitozo ari mu kazi nk'uko bisanzwe. Icyo kibazo cyabayeho cy'uko systeme icyo gihe tubikora yari ifunze tubishyira kuri email, hanyuma aho systeme ifungure rero ikibazo kigaruka nk'aho ari gishyashya, gusa twita tubyapudetinga tukabishyiramo nk'uko biba bisabwa. Icyo twakoze rero ni nayo mpamvu bahise banasubiza bakavuga bati umukinnyi nasubize iminsi yo gusubiza niba koko icyo kibazo cyaragiye mu buryo. Niba mbyumva neza se mumaze kumvikana n'umukinnyi mukohereza kuri email, FIFA ntabwo igeze ibona iyo email yanyu, akaba ari mpamvu yari yasohoye ibihano? Hari FIFA ubwayo na email zayo, akaba n'iyo systeme ya Ligue Poto. Iyo systeme ya Ligue Poto ntabwo twashobora kuba twashyiramo ikintu ifunze. Twari dutegereje rero yuko ifungura kugira ngo nabyo tubishyiremo tubigerageze, ariko ubundi ikibazo cyari cyaragiye ku murongo, cyari cyarahawe umurongo. Hanyuma FIFA mwayibukije ko nta umukinnyi wanyu mudafitanye ikibazo, mubyibutsa FIFA mwayibukije ryari? Ejo nibwo byasohotse tugasubikiramo, bahita banasubiza uwo mwanya, bamuhaye iminsi 5. Babasubije gute? FIFA yabasubije gute? Yasubije tubwira ngo niba ibyo bintu byarabaye, niba izi nyandiko ari ukuri, basaba ko umukinnyi yaba yasubije mu gihe kitarenze iminsi 5 kugira ngo umukinnyi abikonfirime. Ibyo rero ni naho umukinnyi wo konfirima ko koko izo nyandiko ziri authentique cyangwa ziri ukuri twaba twashyizemo. Hanyuma kuyatewe mwavuganye se arasubiza ryari? Arasubiza ko bari mu kazi, ariko yabaye nijoro ari nimugoroba, ubu muri amasaha araba yasubije. Ubwo abakunzi ba Rayon Sport batwumva kuri Radio Rwanda bumve yuko nta kibazo mufitanye n'umukinnyi wari wese muri Rayon Sport, ndetse n'ibyo bihano bitaza kugumaho. Nagira ngo mari impungenge abakunzi ba Rayon Sport cyangwa se muri rusange ko ibi ngibi nyine ni procedure. Ikibazo gusa ni uburyo biba byatangajwe n'ibinyamakuru, ukabona arabitangaje ntabanje kubaza ikabiri muri mbese igiye hanze nta no kureba impande zo mu wazibaza. Gusa icyo tuba tubereye
tubiganiyeho kugira ngo dusobanurire abantu nta kibazo kirimo rwose ubu twebwe n'umukinnyi wa Rayon Sports kandi uri mu buryo uri no mu myitozo no mu kazi uko bisanzwe.